ko byatangiye twari tugiye ku karwa k'amahoro dore MT The Bullet vs Vincent Imana bavuye mu bwato batakarwa k'amahoro tugomba kukinjira damaye MT The Bullet abonye ubutaka mera nk'isamake none yisubiye mu mazi babonye nakarwa tuzanye amahoro nakarwa tuzanye amahoro ntabwo ari akamahoro nako tuyazanye nitwe tuyazanye okay reka turebe tutazanye amahoro ntabwo tumwemera kwagera bivuze ngo niba nta mahoro wifitemo nugomba kugera kwa kaka mu mazi uhave wera okay bivuze ngo ari amazi ubundi gahunda aba ari ukuyagendamo turifreshinga tukagera kwa karwa tumeze nze MT The Bullet ngaho baraburi ugeze he umva tugeze ku karwa k'amahoro turabona amahano yasize mu mazi uje ku karwa k'amahoro ubu ndera de ukazanya y'amahoro kandi ndanayahavana nyatahari okay twagiye tujye kubereka karwa k'amahoro no ndabona hari n'abantu babaje kwiyakira ku karwa k'amahoro ku karwa k'amahoro rero tugomba gushimutayo n'ihene kubera yuko ntabwo twagenda ku mahoro ni Remera kuri stade amahoro none se buretse gato niba ari akarwa buretse MT The Bullet niba ari akarwa k'amahoro koko nibame kuri burushete yahiye mbimenye ubwo niba atayima haba harimo amahane reka tubanze tujye gushaka burushete yari mani ni akarwa k'amahoro koko ni akarwa k'amahoro koko hano bro shako ndeba barakayera niko ko ndeba se hari amase hari inkano umusa hano ngo ni ukarwa k'amahoro none se ko twege mutaduhaye kuri burushete turaje dusange ziyubwa okay MT The Bullet abaragiye n'umusaza Vincent ati tubereke ku karwa k'amahoro indaro sente ati indaro sente ubu ndayihetse iri mu mutima iri inyuma iri imbere indaro ni iduhetse niba hetse nimwe muyetse indaro ni iduhetse kubera indaro ni ko nyibona mu bitugu dusobanurire indaro ni uvuga ngo ni uyu nguyu uyu impagarikiye ni inzu bisobanura indaro nyine uyu nguyu ni inzu noneho inzu ibirimo rero ni umuntu muri ya nzu urumva rero iyi nzu niyo yikoreye niyo ndaro rero iratwikoreye okay Bullet aba mu ndaro aba muri we ibi bintu biri mu bwenge bwinshi oya njye nimunduhiriza ubwonko ndi kukarwa k'amahoro ubwo twagiye tubereka mbibutsa ko ba bana b'i Kigali se shayi ibi barabizi dore aya ni amapera dore ibi bintu barabirya shase babibyirwa n'iki okay dukomeje kugenda rero ku karwa k'amahoro njye nababwiye ngo drone nayizamuye ngomba kubereka ahantu hose Vincent agenda yegera amazi MT The Bullet ibeshyuye yegera urohame ariko ntago narenga hari ibeshyuye MT The Bullet ati nubwo ngenda hagarara hafi ntarohama dore ifoto ku mazi ara ni Rutsiro hehe iriya ni Rutsiro iri hagacu dore Rutsiro bita Kongo ni Crete Kongo ni ese ubundi ukomeje ukagenda mw'iki kiyaga wagenda ukagera ku Gisenyi niyo mpamvu indaro yiyemeje kugira ngo ijye baha amahirwe y'urugendo rw'ubukerarugendo mugende mumenya ibidukikije n'ahantu n'amazina yabo n'impamvu yabo buretse gato ongera ubabwire icyo kintu ntabwo bacyumvise niyo mpamvu indaro mu ntego zayo yiyemeje yuko yazajya ibagezaho amakuru y'ahabazengurutse n'ibihagize urugero aya mazi ahuza Karongi Rutsiro Rubavu Nyamasheke n'abaturanyi bacu b'Igoma na Bukavu kabisa wagenda ukongera ugahura n'ijwi ubwo ngubwo aho hose uri mu mazi aho ngaho amazi uri hagati yabo rero ubu tugiye gutya twagera Rubavu twagera Rutsiro dusubiye ngiyi twagera Nyamasheke twagera Rusizi twagera ni Bukavu ni ukuvuga ngo hagati dufite ahantu hose twahagera mu minota mike turi muri none se kubera iki none se buretse gatoya none se kubera iki abantu ba transport kuki batashyira amato menshi hano akora transport akora izo ngendo ko numva ashobora no kuba bugufi ibintu byose byitwa no kutabimenya ubwo ngubwo ndabarahuye bashake bangurira akantu ko ureba wageze kuri iki kirwa urabona muri bangahe turi batatu nuko batabizi uzi yuko umuntu yishingiye nka kampani ya transport hariya igajya ihagurukira hano Karongi
yigiriye Rubavu cyangwa se yigiriye Nyamasheke yigiriye Rutsiro simbona ari hano hirya se mu marembo iyo kampani kireka kunyura ku ndaro tukabaha amakuru y'uko bigenda naho bibera bivuze ngo byose ni ku ndaro bazi tubwire uko bikorwa Kabisa. na gakondo y'umuvuzi aha do mwayibonye nindi Gatatu tugereho turebe bro bayita inkora buriya bwato bwita inkora katutwereke ubwo bwabanje hatarazaho moteri katutwereke ati tubonye gakondo y'ubwato ati imbere arakazinze ati imbere ati imbere ya buriya bwato bwa moteri mwabonye twaje mutubereka ikiyaga noneho n'ibirwa ati hano hari gakondo yacu kandi tutazigera tuzibukira ubundi ngo hahoze ari kwa konsiyeni buri kote buriya bivuze ngo n'ubundi agomba ariko agenda ntadaha amazi gashoboye kuba akanywa ntabwo wajya mu mazi utayanywa none kariya kato buriya kuzuye amazi nikatebera kandi bakadahira umuntu yihagarika mutinda burati kariya kagiyemo yara twaba tuguhebye utagiye wihagarika n'ubundi yaguhita nta kuntu se bagakora kakaba katajyamo amazi yakaremye nk'uko ameze hari aho kagomba kwinjiza amazi none se kabaho katinjiza amazi man ahise yisubirirayo ariko ariko uriya mutipe agomba kuba afite budomino ebana n'ukuboko nk'uko ateruye icyuma okay noneho turakomeza dutembere cyangwa dusoreja tugiye kuzenguruka akarwa k'amahoro tubibutsa ko kano ni akarwa k'amahoro uzi uyazanyeho ntabwo ari akuyakuraho bivuze ngo rwose niba ufite ibintu byakuzonze bisige mu mazi hariya tuba twabirohamishije tukakageraho tumeze neza byagiye nka za ngurube Yesu yakuriyemo amashitani kabigenda nkagomeza nkabagota murababona wabonye mbibutsa ko uyu ni MT Vubu Bullet Flying Machine hamwe na Venza Imana nkubito iyi ngiyi ni Indaro Center ku bufatanye na Rwanda Bullet Skaters Club ubundi avuga tugomba kubereka ibyiza nyaburanga sha twifashishije inkweto z'amapine n'izindi mpano dufite zose cyane ko Indaro nabonye ari igicumbi kabisa cyane ko nabonye Indaro ari igicumbi cya siporo ariko se buretse gatoya wenda tugenda tuniganirira ubundi buriya ko nabonye abana bo mu Ndaro Center nabonye wagira ngo niho hari impano zicurirwa biriya bintu mubikora mute niho impano zicurirwa kubera ibyiza byose biba mu rugo kandi mu Ndaro ni mu rugo impano zose ziri mu rugo zose uko uzikeneye uje azizanye uza azihasanga aratunganirwa none se nk'umuntu ushaka wenda nk'umuntu ubona nk'ibintu abana bakorera mu Ndaro Center akaba ashaka nko kuzanamo umwana we ubundi bisaba iki ajya ku mbuga zacu hari imbuga zacu hari Facebook hari Instagram hari website Indaro Center ahakura contact cyangwa se uburyo yatubona akatuvugisha tukamuha amakuru arambuye n'ibindi biriho yabisoma n'ubundi ubwo bivuze ngo nushaka uko umwana we yakina za nkweto iki hari inkweto hari acrobat cyangwa gymnastique hari imikino njyarugamba hari kubyina gakondo cyangwa moderne hari kwiga icyongereza n'ikinyarwanda n'igifaransa n'igiswahili n'indimi zo mu mazi bose mu Ndaro Center niyo mpamvu twumvisha umuntu uvuga indimi zidasanzwe oya namanitse amaboko urumva uriya mana afite yuko ugoronza ururimi inshuro nyinshi nayo ni impano Imana yamuremeye cyane iriya ni gakondo yivukanye hariya iriya ni yindi wambwiye ngo yitwa Chapeau de Napoleon wayibonye ariko cyo mu Kivu cy'u Rwanda uwakise Chapeau de Napoleon nawe yakise kubera kugikunda no kumukunda ariko ni ikirwa cyacu kiriya ni icyacu kwanza nta bya Chapeau de Napoleon ubundi se wazari yita Chapeau de Musée ko n'ubundi ari we wakoze turirwa tuyitira ikise n'ubundi ko ibyawe ntago birwanira n'ubundi ko aturangaje imbere ari we byose shaka bise nta kibazo ni ikirwa ubundi se wamuganira musaza twamukereka ahantu hose tugiye twashyira amastati n'uhaje gusura akajya hamubona bavuze ngo intore zirusha intambwe nicyo bashaka kuvuga buriya se barabyumva se sha kutabyumva bigendagaho bazagenda babyumva bavuze ngo ni intore zirusha intambwe bivuge ngo nta rindi zina watanga riri inyuma y'iryo se wamugane rudasumbwa wajya gusumbisha icyo wakoze rero kuvuga ngo ikirwa ubwo waba umutubije waba umuhaye akantu gato uramuha bike kuki uramugenera byose
ni nko kubwira ni nko muri biravuga ngo dutange icya 10 ubwo kwanza twatubaye nk'uwafashe agasozi akakita ngo shapode na biravuga ngo dutange icya 10 ngo ku byo dufite ngo tugihe Imana birambona rwose yaguhaye byose none wayicumi gusa ntibibaho biriya ni ubusikama mu ndaro twebwe dutanga byose ibyubahiro byawe kuko watugeneye ukatugeza kuri byinshi true ukaba rudasumba kabisa MTD Bullet ati burya nangiye bigeze aho ngaho ndayikura ati ubundi burya nge hari n'umuntu mba numva ntapfa kuvuga uko niboneye dukomeza tubereka agasozi k'amahoro tubibutsa ko amahoro urayahazana ntabwo yahasanga dore abasaza nanjye mbakurikirana abana nanjye ndagomeza mbereka agasozi k'amahoro dore nuko nguko kameze kabisa tabizi bicwa no kutabimenya dore iki giti ni umuvumo usobanuye iki ubundi mu muco w'abanyarwanda iki giti umuvumo mu kinyarwanda cyiza ni umuhashya uhashya abande uhashya abanzi uhashya abagome uhashya abagambanyi uzasanga mu muco nyarwanda umuvumo uri mu ndaro center niyo mpamvu uri gusobanurirwa kabisa kubera yuko uri mu muryango kuko indaro center n'umuryango abantu benshi bagiteraga ku gikingi cy'amarembo cyangwa iruhande rw'urugo kubera yuko aho ntihagera abagome ntihagera abarozi ntihagera abagambanyi kubera iki umuvumo ni umuhashya urabahashya kubera iki harimo nyine izindi mbaraga ziri muri gakondo ariko uziko n'iwacu nabonaga igiti cy'umuvumo kinini wane havamo icyansi bakamiragamo bakananywesha amata kabisa hakavamo umuvure bengeragamo umutobe urwagwasha hakavamo isekuru basekuriragamo imyumbati iki byose hakavamo ifu tukarya ibyo ngibyo se shabadoti ko ntibabizi n'igihe kiza cyo kubyumva icyo gusa nicyo bita inkanda cyangwa bafungishaga ipantaro mu gihe abantu bashyiraho imikandara ubu ngubu twebwe ubundi hano aka kantu nanjye naragakenyeza barakubitaga gutya hakavamo umwenda mukambara kabisa dusabura gutya mu gihe cyacu nanjye naragakenyeje batazagira ngo ngana nabo tubibutsa ko dukomeza ni igihango cyacu kabisa do wabonye tubibutsa ko umuntu ukomeje kureba video yacu urayisanga kuri platform z'Indaro Center YouTube channel ndetse ukarayisanga kuri Rwanda Bullet Skaters Club ndetse no ku mpano zitandukanye nyiri drone nayizamuye nkayigeza ibirere ubwo umenya ko ari uzayusanga ibintu nk'ibi ngibi dukomeza kubereka agasozi k'amahoro sha hano havagamwo imiheha uretse ko ngubu kubera hagiye abaho ubwandu bw'indwara zandura ariko ubu ngubu hajyaga hava nk'imiheha urumva ikiziranyenzi kera ni byiza ko abana babanza kwiga iby'iwabo kugira ngo bajye kwiga iby'ahandi kabisa gifitemo indi imbere gifitemo umwenge ku buryo baragikoraga bakagishura hanyuma bakanywesha bagasangira ku muheha umwe ariko uko twagiye tugira igihe cyo ku indwara zandura byaba umuheha wagiye uvaho kugira ngo habeho kwisangiza ku gikombe n'ubundi buryo ariko rero kano gasozi kariho ibintu byinshi tutasobanura buri kimwe ndagira ngo ngiye mbwira abantu bakomeje kureba iki kiganiro cyacu kigamije gutembera Indaro Center ku fatanye na Rwanda Bullet Skaters Club aha hantu tuzagaruka noneho tuhatinde dufate video nini tubereka buri giti nicyo kimaze ahangaha ntabwo tuzahagaruka hari ahandi hari byinshi kurusha ibingi ubwo urumva nyine utagera ibyamuyabeshwa byinshi hari ibindi imisozi izengurutse ibitsa amateka bivuze ngo tuzajya ahandi hari na byinshi kurutanga tuzagenda baturebe baruhe okay noneho ubwo abatureba nibakomeze baturebe twe twigendere tubatembereze gusa ziroga zigataha aho ikiraro kiri igurata siko umuntu yambwiye ngo inkiroga nkabihakana none urabimbwiye mutabyuka kurisha zataha zikambuka zoga nyirabugenge n'ubugenge bwayo nubwo mubona kanarakarwa k'amahoro haba n'inka dore iki ni ikimenyetso cy'uko inka zahageze noneho kugira ngo wemere ngo ziroga zikava ku karwa kamwe aya ngaya ntabwo ari amantuza y'inka ni amase ni amase wari uvuze amantuza narimbuze amantuza y'inka nari nanze kubivuga none ni amase ni amase tujye tuzivuga mu mazina kabisa ni ukuvuga ngo ziroga zigataha zikongera zikora kurisha kabisa nyirazo se nawe abayoga cyangwa yicara imwe ku mugongo oya inka ntabwo zihe ku muntu tubibutsa ko ushaka gutembera ahantu wowe jya kuri website ya Indaro Center uhamagare nimero ubonaho biraba byoroshye
ubundi byose barabikubwira. Ubundi ubu ni gahunda yo gukora ubukerarugendo bushingiye ku mpano dufite. urumva kugenda iruhande rw'amazi impamvu inzira iruhande rw'amazi ni uko uyu mwuka w'amazi kano utega amatwi ukuntu amazi yo kujya kubita kuriya kubita niko wumva uri kuruhuka akaririmbo k'amazi. Ariko se gatoya ubu hari umuntu ureba iki kiganiro turi gukorera impande y'amazi tubazenguka agasozi k'amahoro, ati reka tugende mwumve umumaro wo kugenda impande y'amazi. Anavuga ati impamvu tutuyira mubona tuzengurukamo kazenguruka kano karwa bagashyize impande y'amazi, ubu nicyo tugiye kumva noneho. Aha hantu birasaba kugenda witonze kabisa. Drone mba nayizamuye ariko kubera ko ngomeza nyicungira hafi ngo itaza kuncika, haza noneho akaba ati hagarara hafi y'amazi ubyumve neza. wumve icyo bisobanuye. Ati ndashaka wegera amazi wumve icyo bisobanuye. Nagira ngo namwe mutubwire niba muyumva koko. Muceceke wumve amazi icyo bisobanuye. Hose ntibarayumva nanjye nayumvise. Niko kakwinjira mu matwi. Ni nkuko waba uri mu rugo wawe wumva umuziki uyunguruye. Iyi ni indirimbo itanyuze muri studio kabisa. Oji umwimerere umva. Shaka kabisa. Ibyo rero nibyo bituma ugira amahoro. Mwayumvishe biti y'amazi Aha ni muri bafu. Mwayumvise aha rero nicyo biti y'amazi. Iyo utembereye ku mazi uguma no gufata umwanya wo kuyicaraho ukayatega amatwi kabisa, ukayumva ukayumvira nayo ukayatahana, iryo jwi ukaritahana, urusaku rwawe ukarugabanya. Ariko uziko ibi bintu ubundi abantu bakabaye babyishyurira no kubyumva ubwabo. Rero twigisha abana, twigisha ababyeyi, twigisha abakuru kugira ngo baruhukiremo muri bo bumva amajwi y'ibyiza bibakikije, cyane gutembera ahantu nka mujye muza. Apana gushakira kuruhuka mu biziki biri ahantu bibiraho bidundadunda ngo muburire iki wapi. Mu buriro uragona ukagira ukarota ubusa. Ujye ufata umwanya uzitembere Karongi uze hano tuvugane kugeza aho bibera kabisa, aho baruhukira bakabibyaremwe bisha kabisa. Icyo koze ahantu koko ni wahavana stress. Tumvisha dusubira kuri Karuvariyo, dusubira mu nzira izenguruka ikiyaga. Ebana aha nabi bemereye nakumvira amazi buriya yari nk'ibintu bibiri umbuye kuva twagera hano nari narumvishe mu matata n'ubwa mbere nk'uko inka yoga. Urabivuze nibaza yani mwebwe nk'izitomba itabyumva. Ikindi rero amazi buriya abantu bagira stress sinzi ukuntu biba bimeze, ngo akandagira mu mazi ngo bikagabanuka gataha ari muzima nyine kuri yicaye ku ruhande. Niyo najya nzana abantu bagenza bicoza ahubwo ntitega goma zose zabana. tukiri kuzenguruka akarwa k'amahoro mbabonye ikindi kiremwa cyaje kukarwa nacyo. Ngira ngo murakibona. Iki nacyo ni kiremwa cyaje kukarwa. Kirahatuye. Iki ngiki uko bacyita Wapi? ni ikinyangongwa. Ikinyangongwa ariko umenya cyapfuye. Milipate ni uvuga ngo kigira amaguru menshi. Cyapfuye se? Cyapfa cyaba ari kizima icyo tureba ni ishusho. Okay. Kuko niyo cyapfuye biragaragara ko cyahigeze. Wahaye n'ibizima. Ubu duturutse aho twatangiriye. Nahanga. Bunge numvaga dusigaje kugira. Izi ni za hene se twaciye. Ntago ari za hene ni babantu. Urumva ngiye ntabwo nigeze bari abantu babona. Nabonye ziriya burushete zari ziri kunuza. Ubwo bivuze ngo tugiye kurya za burushete sasa batwokereza. Kubona amahoro bayaharaniye baricara bakarya. Shaka kabisa. Ubu ngubu tugiye kureba mucoma wacu kwanza. Ubwo n'urugendo rwacu tugiye kurusoreza hano kwa mucoma. Ubundi amazi yo mwayabonye mwege muze murebe ibindi bintu byiza mutire mubonesha amaso yanyu. Hari umugani baciye ngo mba nsanze sesemi barayibaga ngo iranira no ku kinyama cy'inzu ngo pi. Dore ngiyi mucoma w'umwaka nyera pisi. Ihene yo ndayiriranga mwayibonye. Iyo ni ihene iri fresh ku kirwa imeze neza. Peace bro. Akira nkukubita ikintu ukandagira hano.
ariko ntumfate. Intoza. oya se wankone ngweho kandi nari nzi ko ugiye kwita undemera ahubwo nandemeye sha urakoze kabisa urakoze turisanga ku kirwa akarwa k'amahoro kabisa bino biragaragara ko ari ikirwa cy'amahoro wabonye ibihabera uraza ukamera neza ubundi ukareba amazi wisanzuye mbabwira ko ubwo urugendo rwacu rusorezwa aha twisubirira ku modoka yacu nduzi ko ari ubwato witwa nde bro ariko reka nzagaruke tubivugeho ngwino uwo musaza ati kutambaje izina kandi ari njyewe nyir'ikirwa baraburi ibera kuri iki kirwa nitwa Budunuru umugaragu w'umucyo ku karwa k'amahoro uri umugaragu w'umucyo ku karwa k'amahoro baguhimba ngo iki Cobra ku karwa k'amahoro Cobra